Reka nongere mbaye ikaze mwe mubana natwe hano kuri Mupingaji Empire. Amakuru yacu y'uyu munsi aribanda cyane cyane ku biri kuvugwa hano hakurya mu ntambara y'Iburasirazuba bwa Kongo mu gace ka Goma, Bukavu ndetse n'utundi duce. Ariko nanone turagaruka nanone ku nama twababwiyeho ku munsi w'ejo yaberaga mu gihugu cya Uganda i Kampala, aho perezida w'Ubugande, perezida Yoweri Kaguta Museveni, yanze gukora mu kiganza perezida w'u Burundi. Si ibyo gusa, sinako byarangiriye aho ngaho, kuko byakomeje n'ubundi amutunga agatoki cyangwa se asa nkaho amupointinga mu kiganiro cyangwa se mu kwiga ku ntambara ya Kongo yari iri kubera nyine aho mwiyo nama i Kampala mu gihugu cy'Ubugande. Yagize ati: Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye, ugomba kwikura cyangwa se ukava mu ntambara ya Kongo, dore ko bagiye babimubwira kenshi gashoboka. Ariko rero turaje tubive imuzingo byose, ariko ndagira nkubwire ko nanone Ovira, Masisi ndetse n'ahandi ubu ngubu M23, ndagira nkubwire ko Masisi yamaze gufatwa. Masisi iri mu mutekano, abaturage mwabibonye ukuntu hameze, bari gukama inka zabo, bongeye batuje, baratekanye, bameze neza cyane. Nyuma y'uko AFCM M23 rero ihafashe, noneho ikahisubiza nyuma y'uko yagiye gutabara abiyise amadubu cyangwa se twirwaneho, ikabafasha maze bakasubirana Masisi n'utundi duce. Ku munsi w'ejo witwa uwahoze ari perezida wa Kongo Joseph Kabila yagaragaye mu ruhame i Goma, maze bitera abantu urujijo bati se yabaje gufasha AFCM23, yaba aje se nk'umutasi, dore ko imyigaragambyo cyangwa se bamwe mu bahoze barinda perezida wa Kongo, uwahoze ari perezida wa Kongo Joseph Kabila, nabo bagiye ku mbuga nkoranyambaga maze biva inyuma bamusebya, bavuga uburyo ngo yibye igihugu n'ibindi bino bari gushinja perezida wa Kongo Kisekedi. Ariko nawe mwibwirwaruhame yavuze ku munsi w'ejo nyine ubwo yagaragaraga mu ruhame mu baturage, yavuze yuko perezida wa Kongo Kisekedi ari umujura ndetse yiba abanyagihugu, bityo atakabaye agira n'icyo avuga, yakabaye yikura ubwe ku ntebe maze akavaho, akareka abandi bakayobora iki gihugu babifitiye ubushobozi cyangwa se bazi gukorera abaturage. Mu duce tumwe na tumwe twafashwe na AFCM23, n'uduce tugumye kurangwamo ibitendo bidasanzwe cyangwa se kuba abaturage babayeho neza, cyane cyane ndavuga nk'agace ka Masisi. Agace ka Masisi ubu amashuri yarafunguye, abana b'abakobwa n'abahungu bari kujya kwiga, umutekano ni wose, abantu basubiye guhinga, abandi basubiye mu kuragira inka zabo, abatunzi bamerewe neza, ndetse ni n'andi makuru menshi cyane tugiye kuba tugarukaho mu kanya gato. Njyewe ugumya kubana nanjye, nitwa Mupinga John Peter Sef Gakuba. Ingi ni Mupingaji Empire. Nimba ukunze ibyo dukora, kanda hasi handitse subscribe maze unafungure n'inzogera kugira ngo ujye uba mu bambere kubona aya makuru n'amakuru menshi tuzajya tugumya kukugezaho. Wowe wakoze subscribe uri umuntu w'umugabo, reka ngushimire rero, uduhe igitekerezo cyawe hasi muri comment maze unakande na like kugira ngo YouTube ijye sharing ino video igere ku bantu benshi. Reka nge ngaruke mu masegonda make n'amakuru menshi tugiye kuba tukugezaho, ariko tugiye kuba twibanda cyane cyane mu makuru yari kw'iyi nama yaberaga mu Bugande, aho cyane cyane bigumye kugarukaho n'itangazamakuru cyangwa bigumye kugarukaho n'abantu benshi cyane, bavuga uburyo perezida w'u Burundi yasebeye mu nama, ndetse ibindi bitangazamakuru bikagumya bigaruka ku inkuru ya cike ibintu, bavuga uburyo perezida cyangwa se igihugu cy'u Rwanda nacyo cyaba cyateye utwatsi AFCM23 ku byo gufata
ifata abayobozi ikabashyiraho kandi ni Kinshasa hari ubuyobozi. Masisi naho umutekano murabibona ko abantu rwose bari gukama abandi bakaragira inka zabo, umutekano ari wose. Reka tuze tubive imuzingo we ntujye kure cyane, ni mu masegonda make. Yes, reka nguhe ikaze nanone. Tugiye kwibanda rero kwa aya makuru ari kuvugwa cyane cyane ku mbuga nkoranyambaga, aho AFC M23 nayo ishobora kuba yagize ikivuga ku bari kuvuga ngo ese Joseph Kabila noneho yaba yaraje mu rwego rwo gutata AFC M23 cyangwa se bakaba dore ko bamwe mu basesenguzi bagumye kuvuga ko ariyo makosa yaba ikoze atabaho. AFC M23 mu itangazo yashyize hanze rero yavuze yuko byose biri mu mupango cyangwa se byose bimeze neza, abaturage badahangayika, dore ko yo yigarukiye kuba ishaka gutabara abaturage batuye Ovira, igatabara abaturage batuye Minembwe ndetse n'ahandi henshi hagumye gufatwa ni cyangwa se batarafata. Mu ijambo Joseph Kabila nawe yavuze, yigarukiye mu magambo akomeye avuga yuko Kisekedi Chilombo ari umujura ndetse ari umwe mu batumye igihugu cya Kongo gisubira inyuma kandi ari igihugu cyahoze gitemba amata n'ubuki. Ibyo byose rero bikubiye mu ijambo yagejeje ku baturage cyangwa se yavuze mu mbwirwaruhame ku munsi w'ejo. Naho Perezida Museveni ku munsi w'ejo yaguye pointinze cyangwa se yabwiye Ndayishimiye Evariste perezida w'u Burundi ko agomba kuva mu ntambara ya Kongo, dore ko ngo nta nyungu abifitemo kandi ari nabo bagumya abasapotinga iyo ntambara ya Kongo. N'amakuru menshi reka ngiye ngaruke mu minota